Ibi ni bimwe mu bintu biteye ubwoba abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bagaragaza yuko muri 2025 hatari hakwiye kuba hakigaragara urugomo nk'uru nguru. So ni umukobwa umeze nk'aho yari atashye mu masaha ya nijoro avuye wenda ku kazi, insoresore ziramutangira ziramutemagura bimwe navuga ngo biteye ubwoba. Abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo, aho bamwe bari barimo kugenda bavuga ko yapfuye, ariko amakuru meza ahari ni uko uyu mukobwa yabashije kuba arokoka ubwo bugizi bwa nabi, nubwo byamusigiye ibikomere kabisa ubona ko rwose bitoroshye. So, uwo rero yitwa Nyampinga Claudette niwe wagaragaye muri aya mashusho ari gukubitwa atemagurwa rwose mu masaha ya nijoro, ndetse n'urugomo rwamukorewe, ndetse akaba ari insoresore zigeze kuri eshatu, aho bivugwa ko umwe kugeza kuri ubu ngubu yamaze kuba yafatwa, bivuze ko n'abandi babariho ngira ngo murabizi neza ko ubuyobozi bwacu polisi y'u Rwanda itajya ikina cyane cyane mu cyaha nk'iki ngiki. So urabona ko rero navuga ngo ni ubugizi bwa nabi bwari bugamije kwica, aho zino nsoresore zishobora kuba nyine zimwe muri zo nyine zanafashwe. So rero twihuze cyane, ni ubugizi bwa nabi bwakorewe mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Nyarugenge, hariya rwose ugana Rwampara, ngira ngo abenshi murahazi, hari mu masaha ya nijoro rero nibwo izi nsoresore zagize gutya, ziza zisatira uyu mukobwa, ziza gake gake zisatira uyu mukobwa, zimuganiriza. Umwe muri bo rero nibwo yagize gutya afata envelope yari afite, wenda hari zari zikanze ko ari amafaranga cyangwa se n'ibindi bintu by'agaciro yari atwaye muri iyo envelope muri ayo masaha ya nijoro. So zirayifata, zijugunya mu muhanda, uwundi ahita amwadukira aramutema, dore ko yabanje amutera umutego agwa hasi, ubundi ahita amwadukira aramutema. Ababirebaga ari nabo bafashe iyi video, ni umwe mu bagabo nawe wari utashye, yari ari mu modoka, ngira ngo mu bantu babashije kuba babona iyi video bumvaga ko hari amahoni yari ari kuvugirwamo, dore ko uyu mugabo nta kindi nawe yari gukora, nawe yagerageje gutabara, aho yavugije amahoni kugira ngo arebe ko hari abantu batabara, nubwo nta bantu bagerageje kuza ngo batabare, ariko izo nsoresore zagize ubwoba zihita zirirukanka cyane, ziburirwa irengero. Ariko kugeza kuri ubu ngubu polisi nk'uko nabikubwiye yagerageje kuba yafata umwe muri bo, bivuze ko n'abandi nyine ubwo bari mu nzira, ubwo babashije kuba babona umwe, n'abandi biroroshye kuba bafatwa. So ni ibintu rero byabaye ku itariki ya 11 Nzeri 2025, nibwo ubwo bugizi bwa nabi bwabaye. Abantu rero bagakomeza batanga ibitekerezo bavuga ko ibintu nk'ibi ngibi rwose mu Rwanda rwa 2025 hatari hakwiye kuba haboneka ubwo bugizi bwa nabi. Rero abantu nk'aba ngaba uribaza ngo ni ikihe gihano mu by'ukuri kibategereje, dore ko ari ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko rwose igihano bashobora kuba bakatirwa, cyangwa se igihano kibakwiriye cyanditse nyine, bivugwa ko rwose ari igihano gitoya ugereranyije n'ubugome nyine bagaragaje, dore ko ibi ngibi bibarwa mu cyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa. Iyo umuntu yahamijwe n'icyo cyaha afungirwa nyine cyangwa se akatirwa igihano kingana n'igifungo cy'umwaka umwe, kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kitari hejuru y'imyaka 2, ndetse akaba yahabwa n'igihano nsimburagifungo kiri mu mezi ageze kuri 6, ndetse akaba yacibwa n'izahabu y'ibihumbi 100, ariko nanone itarengeje ibihumbi 300. Urumva ko ugereranyije n'ibyo aba bantu bakoze, ubona ko nyine bari bagamije kumwica. Iyo hataboneka nk'uyu mugira neza ngo abe yavuze aya mahoni bagire ubwoba biruke, urabona ko nyine bari gusanga yapfuye. Twari kumva ngo hari umuntu wapfiriye hariya ku muhanda rwose ujya Rwampara uva hariya mu Biryogo, twari kumva ngo rwose hari umuntu wahapfiriye. Urumva ko nyine ni ibintu navuga ngo biteye ubwoba, kandi navuga ngo biteye isoni ku gihugu cyacu, nubwo polisi rwose igira gutya igakora ibishoboka kugira ngo ikumire nyine runo rugomo, ariko uri kubona ko hari abantu n'ubundi bagifite ibintu by'imico nyine navuga ngo y'ubugizi bwa nabi muri bo. So rero uribaza ngo byari bimeze bite mu masaha ya nijoro ubwo uyu mukobwa yari arimo kugenda ataha, bakaza kumutangira bakamutemagura nk'uko nabikubwiraga.
So haje rero ushinzwe umutekano, ubwo ni inkeragutabara cyangwa se daso kuko bavuze uwari ushinzwe nyine irondo, rero yaje nawe agerageza gutabara baramufata, nawe baramutema, bamutemagura muri nyiramivumbi, ariko we amakuru meza ahari ni uko we yamaze kuba yava mu bitaro, yitaweho birumvikana, ahita ava mu bitaro nyine arataha. So rero sinzi bino bintu ukuntu nyine wenda namwe mubyumva, wenda muraza gutera comment, muraza kumbwira, ariko uri kubona ko ibi bintu birakabije, ibi bintu birakabije, urabona ko urugomo ruri kugenda rwiyongera, kandi mu by'ukuri urebye iterambere igihugu cyacu kirimo n'aho kiri kugenda kigana, ibintu nk'ibi ngibi ntabwo byari bikwiye kuba rwose bikigenda bigaragara muri rubanda, aho bivugwa ko nyine n'ubundi zino nsoresore ari zimwe mu zavuye muri rehab, aho abantu benshi bakomeje kugenda bakeka ko nyine ari izavuye muri rehab, rero bagifite iyo myumvire nyine ya kinyamaswa. So nta bindi birenze rero nari nje kukubwira, kwari kugutangariza ko polisi yamaze kuba yatangaza ko umwe bashobora kuba bamufashe, ngira ngo uri kubibona neza ko iryo ngiryo ari itangazo polisi y'u Rwanda yashyize hanze binyujije ku rubuga rwabo nyine rwa Twitter. So polisi yagize ngo turabamenyesha ko umwe mu bagaragaye mu mashusho aho abantu batatu bakoreraga umuturage igikorwa cy'ubugome yafashwe, gushakisha abandi babiri bari hamwe birakomeje. Noneho polisi isoza ishimira, urumva ko polisi navuga ngo igenda ikora akazi katoroshye kabisa, ni ibintu navuga ngo biteye ubwoba mu by'ukuri. So murakoze cyane rero, yari Kigali Hot Celebs Entertainment.